Ndabaramukije. Ndashaka kubabwira kuri iki kiganiro kibibera muri iyi si y'umwuka, aho bamwe bakoresha impano z'ibitangaza rimwe na rimwe baguze ibice by'imibiri y'abantu bapfuye kugira ngo bakoreshwe ibitangaza, nyamara babita abakozi b'Imana cyangwa se bigaragara ko bakorera Imana, bakorana ibitangaza mu izina rya Yesu. Aha rero mugiye kwiyumvira ubuhamya bw'umwe mu bapasitoro wabivuyemo, nyamara arakomeye. Biravuga ati ni abahanga, ni abanyabwenge, bafite ukuntu bakora ibintu byabo ku buryo udashobora gupfa kubivumbura, kandi bafite ukuntu babihisha. Uyu muri iyi nkuru turasangamo uyu muntu umwe wigeze akoreshwa igitangaza cyo kuhengeka umunwa, bigaragara ko ari Imana yabikoze, nyamara si yo yari yabikoze. Aravuga ati nyine nahengetse umunwa, ndawuhengeka, maze kuwuhengeka nza mu rusengero bavuga ko impamvu bahengamiye ari uko navuze pasiteri nabi ku bitangaza yari yakoze. Nyuma rero naremerewe kwishyurwa amafaranga ariko sinayishyurwa, niyo mpamvu nanjye naje kubishyira hanze. Ni kenshi uzabona mu nsengero ubona abantu bakorerwa ibitangaza, bamwe batimba hasi abandi biruka. Uyu mupasiteri we yaravuze ngo ndambiwe kuba mu mbaraga zimwe z'umwijima kuzikoreramo, nyamara yaramenyereye gukora ibitangaza. Yari afite itorero afatanyije na mugenzi we, bo bari barafukanye ari impanga, n'andi magambo ni impanga ye bari bafatanyije, ariko ibyo bitangaza bakoraga nawe yavuga ko babikoraga mu buryo budafututse. Aravuga ati ndambiwe kuba muri iyi si y'umwijima, ibigaragara ko ari isi yo gukorera Imana, nyamara ari isi y'umwijima. Ibi rero bivuga bishyira hanze, yamaze igihe kirekire bamwirukaho ndetse baza kumugirira nabi, baramutema, ariko arihangana. Aragaragaza nk'igitangaza cyakorewe uyu muntu, nyamara ibyo bahimbye. Murebe neza mu maso urabibona, urabona ibintu bamushyiraho, aha barabeshya ko yagiye, nyamara ni ibintu baba bapanze. Uyu ni umwe mu ya mpanga ye, ari kuvuga ko uyu muntu wari uhumye, nyamara ibi byinshi haba harimo ubwesikoro, kubeshya n'ibitangaza bidafatika. Uyu mubyeyi niwe tugarutseho, urabona umuntu uko yawugize, urabona yuko ari ibintu yikoresheje. Aratanga ubuhamya ko yari yarahengamye umunwa ari pasitoro biteye. Hano yisubire mu buraya bwiwe, hano avuga ati ngewe nabwiye ko n'impenge ku munwa kubera ko navuze pasiteri nabi, abantu bari buze gutinya pasiteri, amafaranga bemeye kumpa ntibayama. Aha rero uyu munyamakuru yari yasuye umupasiteri nyuma yo kubivamo, agasiga umugenzi we w'impanga ye, akamusiga, abo akemera kubivamo agashyira ukuri hanze hagaragara. Avuga ati nari nawe njye umuhanuzi w'ibinyoma, nanjye nakoraga ibitangaza by'ibinyoma, bimwe birimo n'ubupfumu, atariko naje kubivamo, nsiga murumuna wanjye musigamo, nubwo atabyumvise neza, ariko nabivuyemo. Reba nawe, reba hano mu rusengero, irebere inshuti yanjye. Baremera bagakoresha n'uburyo bw'ubupfumu, baremera bagashaka imibiri y'abantu bapfuye nk'uko babitangamo ubuhamya kugira ngo bakore ibyo bitangaza. Aravuga ati tujya ahantu mu bituro tugakuraho ibice by'imibiri y'abantu bapfuye, tukabikoreshezaho ubupfumu, twamara kubikoreshezaho ubupfumu, ibitangaza bigakoreka, abantu bakabona ko ibyo bitangaza bivuye ku Mana, ariko ntabwo bivuye ku Mana. Nyabuneka tube maso, twirinde. Mbibutse ko uyu ni umupasiteri ku giti cye urimo urabivuga. Arabivuga kavuga ati ibice by'imibiri y'abantu bapfuye turabifata cyane nk'uduhanga n'ibindi tukabikoresha. Iyo tubikoresheje rero ibitangaza byitirirwa Imana, nyamara burya ntabwo ari Imana ibikoze, ahubwo ni ubupfumu. Ariko ndashima ko nyuma yo gusoma ijambo ry'Imana numvise ngomba kuva muri ubwo bubata bwo kuba umuhanuzi w'ibinyoma, nyamara nkorana imyuka mibi. Reba uyu ni murumuna we cyangwa se impanga ye, bakoraga ari impanga, bombi bafite urusengero rukorerwamo ibitangaza pe. Ibitangaza byarakorekaga, abantu bakatura, abantu bakabona ko ari Imana ibikoze, ariko we amabanga yose yemeye kuyashyira hanze. Yavuze ati ngiye ni pasiteri, nahise ni ya pasita mu itorero rimwe yitwaga Revival in the Nation Movement. Ati umupasiteri niwe muramuzi cyane,
or I've been experiencing in the past few years, and that was since I ati uwo mupasitori mvuga muramuzi, also yavuzweho ibintu bibi cyane yakoze ndetse aza no gushyirwa hanze. aho uyu mupasiteri yavugaga undi mupasiteri mugenzi we uzwi cyane wakoze ibintu bidafatika nawe wakoreshwaga n'izo mbaraga z'umwijima, ariko abantu benshi baramwizeraga. aravuga ati rero nje kuvuga ibye kuko nawe yakoze ibyo bintu, nyamara abantu benshi babaga bazi ko imbaraga akoresha ari iz'Imana. atari ko ubu ndi umupapa, mfite abana, mfite umwana witwa Nehema murambabarira butoya ntabwo nashoboye gusoma izina neza. mfite n'umugore, it happens ati nari umuprofete cyangwa se umuhanuzi wa fake, ngakorana n'imyuka mibi, ngakorana n'ibintu byo kubeshya ibitangaza, bamwe tukanabishyura kugira ngo baze nyine bemere ko ibitangaza byabaye. for those who and also ati kandi ngenda hamya ko mfite abana babiri, ariko abandi bo mfite hirya no hino hanze ntabwo nashobora kubamenya, kandi abo bose nababyaye ndi mu bihe by'umwijima nyine, ibihe by'umwijima, ibihe nkoresha izo mbaraga z'umwijima, abantu bambona nk'umukozi w'Imana, ariko narabyaye abana bose hanze. but may her soul rest in peace passed on ati muri iyo myaka yose ishize by the name John nabeshyaga abantu ko ndi gukorera Imana, bakambona nk'umupasiteri mwiza, bakambona nk'umuvugabutumwa ukomeye, kandi na papa nawe yari umupasiteri, ariko papa we yari umupasiteri, we yubahaga Imana, ntabwo yakoreshaga imbaraga nk'izo dukoresha. ni nawe watumye nongera kugarura umutima kugira ngo ibintu mbivemo byo kuguma kubeshya abantu. both spiritually ni ukuri pe, birababaje kubona abantu baba mu mwijima umeze gutya, nyamara bakibwira ko ari Imana bakurikiye. dore abana bana yavutsemo 6 yaraberekana ati twavutse mu bana 6, ariko twe tuvuka turi impanga turi 2 dusa, tugira n'amahirwe yo kuba abaprofete cyangwa se abahanuzi. atari ko twari tubikuye kuri papa, kuko papa yari senior pastor, yari umupasiteri, atari ko wabikoraga neza, utarabikoraga bivangavanze nkatwe. ati rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro nanjye wo kuva muri ubu buhanuzi bw'ibinyoma cyangwa se bwo guteka imitwe. attacked me with machete and he broke my knees and there was a case that was going on. ati maze kubivamo rero ati mukuru wanjye cyangwa se iyo mpanga yanjye yakoresheje abantu b'ikipe bakorana, baraza baranyataka n'imipanga, barantema, bangira nabi. ati mara amezi agera ku 10 ndi mu bitaro. ati numva ko ntashobora kubabarira, ati ariko nageze nyuma ndababarira, ntanga n'imbabazi, mbakuza muri gereza aho bari babafunze, mbakuramo nta kibazo, ko nizeye ko Imana nari ngiye gukurikiranyayo kuko ishoboye byose. ariko ndashima Yesu, ndashima Imana n'Umwuka Wera ko bemeye bakangaruraho impuhwe zabo, bakangaruraho imbaraga zabo, nkava muri ubwo buyobe. nyaboneka namwe muri ubu buyobe, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri pasiteri, uri muri ibyo bihe by'ubuyobe, gerageza usabe imbaraga z'Umwuka Wera zigusure uve muri ubwo buyobe. uko benshi bishimira ko bakoreshwa ibitangaza, ibintu bikomeye, ibirema bigenda, abana n'ubumuga bagenda, ariko ari uburyo bw'imitwe nyine, ari uburyo bwo gukorana n'izindi mbaraga mbi z'umwijima, ndetse rimwe na rimwe bakagira nabo bishyura kugira ngo ibyo bitangaza babone bikoretse, bagire amazu meza, amamodoka meza, nyamara ibyo byose bishobora kubatera ikibazo. reba hano yari kumwe n'impanga ye bari gusenga. ati muzi neza uyu mugabo w'umupasiteri ukomeye hano iwacu arazwi cyane. ataha muri Kenya uyu mupasiteri aha arazwi cyane nk'umuntu ukora ibintu by'ubuhanuzi bupfuye, ndetse atarazwi no kuri televiziyo ya NTV. ariko NTV yaje kumwexposa, imushyira hanze kubera ibintu by'amanyanga yari yarakoze
akora ibintu by'uburaya akajya asambanya bamwe mu bayoboke be, ariko abantu bakurika ibyo bitangaza. None ati kandi azwi ku muntu wakoraga uburaya yaje kubwira ngo amuhimbire ubuhamya butari bwo, kugira ngo agaragaze ko abantu bamuvuga nabi bashobora kugira ikibazo hano muri Nairobi. Hanyuma amaze kumufata yumvikana ko azaza yahengetse umunwa bishop cyangwa se uwo musenyeri akamwishyura, ariko ageze inyuma ntiyamwishyura. Ariko hari ukuntu bikorwa, turabona bishop cyangwa se pasiteri ati afite abapasiteri bandi be batoya, ati abo batoya rero bafata amatelefone bakayashyira mu makoti, uje avuga ibibazo bye y'amatelefone akarikodinga. Ati ni ibintu biba byapanzwe cyane ku buryo utapfa kumenya. Ati biba byapanzwe, ati baramubwiye ngo uzaze wahengetse umunwa, hanyuma nitujya kuvuga izina ryawe, uyu mugabo pasiteri Njoroge, bishop pasiteri Michael Njoroge, ati yarazwi cyane kuri iki kintu, niwe wagikoze. Atavuga ko yazamwishyura amafaranga kugira ngo abantu bamuvuga nabi babone ko nabi Imana ishobora kubahengeka iminwa. birakaze ndetse baba bashaka ikintu kiratera abantu ubwoba gusa. Ibaze aho umuntu ajya gupanga n'umuntu akamubwira ngo wowe uzaze uhengetse umunwa mu rusengero, niduhamagara amazina yawe uhita uvuga ati ni njyewe, impamvu nahengamye umunwa nuko navuze bishop nabi. Rimwe na rimwe bararira bakabashya, ariko ibi byabayeho. Rero yaje yahengetse umunwa, ibintu uyu nibyo asobanura ngo amaze kuwuhengeka, bishop arahamagara amazina ye nk'uko bari babipanze nyine. Arangije araza umunwa bishop bigaragara ko amusengeye, amusabiye imbabazi, Imana ikawuhengamura, ndetse yiyamye n'abandi bose bazajya bamuvuga. Ariko mutakumwishyura, abuze uko amwishyura, atamwishyuye abo yahaye amafaranga batamwishyuye neza, yaje ku expose ibyo. Rero nangiye nakuze uyu Pastor Njoroge mubona, uyu yarasobanura ukuntu yahengetse umunwa. Dore yisubire hanze, urabona ko rwose agatabi kakariho. Urabona uyu munwa, urebye n'umunwa ubonye mbere, urabona ko byose ari ubusa. Aravuga amafaranga agera muri miliyoni hafi 7 z'amashiringi bari bamwemereye, hanyuma ntibayamuha. Ibintu birakaze rwose, ibi bintu birakaze. Aravuga ati twewe tuba turi ba master technique, tuba tuzi gukora tekinike cyane mu bintu by'ubuprofete ku buryo ki udashobora kutuvumbura. Ati ntushobora kutuvumbura uri umuntu utabizi, kugira ngo mujya mubibona. Ati rero ubuhanuzi bwa fake nabukoranaga n'impanga yanjye nk'uko ari kubyerekana. Ati ariko twari dufite tactique cyangwa se amakuru y'ukuntu dushaka abantu b'amakuru mbere y'uko bagera mu rusengero. Ati izi ni zimwe muri tekinike twakoreshaga. Ati mu mbari siyanza, tirebe iyi telefone, ati ukuyibona, ati rebe neza. Ati abapasiteri bacu bato bayishyira mu ikoti, yamara kuyishyiramo akarikodinga, umuntu akaza akamubaza uturutse he, ubana n'abande, ufite umuryango, ufite ikihe kibazo, akamubwira byose. Uyu rero nawe w'umupasiteri mukuru we aba ari hirya, bahita bamwohereza bakamuha ayo makuru yose, wakaza mu materaniro agahamagara turugero Monica, harimo umukobwa witwa Monica. Ati ufite nshobora kugusengera, akamubwira ibibazo bye byose, akavuga ati bya bindi nyine twibukiranye ko babirikodinze, ibindi babimuhaye muri message y'abandi bameze nk'abamaneko aba bari inyuma. Iyo aguhamagaye nyine wumva bya bibazo ari byo kuko ariko bimeze. Ati ariko nubwo bimeze gutyo, muri abo buto twashatsemo amakuru, ati harimo n'abandi nka 5 cyangwa 10 twashyizemo, abo tuba twashyizemo turishyura, baraza gukoreshwa ibitangaza biri fake miracles. Ati abo tuba turabishyura. Ati rero iyo umajije ikibazo ugiti apfa kugusubiza nyine, ati nawe nyine ukagenda upfa guhimbiramo. Nyabuneka ibintu byo gukurikira ibitangaza tubivemo, dukurikire Yesu. Turi baramubaza ati Monica, sister Monica, ati hari sister Monica uri hano? Yego. Ati Imana Holy Spirit, umwuka wera anyeretse, anjyanye wawe mu rugo, anyeretse ko kugwaye, ndetse anyeretse ko hari umubyeyi wawe ufite wacitse akaguru. Twumvikana ibyo bintu babaga babipanze, ndetse yanabyoje kuri telefone. Urabona hariya kuri telefone buto
televiziyo yohererejwe amafoto n'amashusho n'ibibazo by'uwo muntu afite n'uburwayi afite. Nitwumvikane niba abaprofete batoya cyangwa se baba pasiteri bato bari hirya barimo barabanza bahura n'abantu kuri reception, bakabanza bahura nabo bakabumviriza bakabarikodinga barangiza bakabyohereza. Kuko kenshi n'ukurikira abantu basengera aba bantu bitangaza ajya usanga abantu bagerayo mbere, haba harimo na ba maneko nabo bigize abantu baje gusenga ku buryo utamenya, akaza avuga ati ngewe cyanzanye hano mfite ikibazo kimeze gutya, ariko umukozi w'Imana bambwiye ko asenga bamuhamya, nawe ukamubwiye ibyawe. Wamara kumubwira rero ahita birikodinga, yamara kubirikodinga akabyoherereza wa muprofete mukuru cyangwa se wa muhanuzi mukuru ukora ubwo buhanuzi bwa feke, ariko afitemo n'abandi baraza batanga ubuhamya. Ibi bintu ni diru nini cyane bayakenwe ku buryo utapfa kubimenya byakugora, byasaba kugira ngo nawe ugire izindi mbaraga z'umwuka wera ziguhishurira. Nyaboneka ikiganiro muzayikurikire neza. Urabona ngaha ari na yampangaye bagiye gukora igitangaza, twibuke ko ubatakibirimo ahubwo yatangaga ubuhamya ko yamaze kubivamo, none akavuga ukuri. Bari bafite urusengero rwabo kandi rukomeye, ariko bubakiye ku binyoma. Reba abo bantu barimo, urabona nk'uyu n'umureba mu maso, urabona ko ni diru baba bapanze. Baravuze ati hari umugore twigeze kuzana tuvuga ko yakize fibroide ni uburwayi bufata abadamu mu myanya yabo y'imbere. Ati ari mu rusengero rero icyo twakoze twagiye gushaka umwijima w'inyamaswa w'ihene, turangije dufata sufetema ye awambariramo. Ati muri uko kuwambariramo pasiteri twaraje tuvuga ko hari umuntu muri rusengero Imana tweretse urwaye fibroide, kandi tugiye kumusengera icyo kinyama, iyo nyama icyo kibyimba kiri muri nyababyeyi kikavamo kigasohoka. Ati twaraje koko turasenga kuko twari twapanze nawe, turahamagara biraba, arangije aje niko twasenze, niko nawe yagiye umwenda w'imbere awumanura agakike cya kintu kiramanuka, kimanutse koko wari umwijima w'ihene twari twafashe. Ati ntabwo nawe wawubura uramutse uwushatse. Tumaze kubona rero nibwo cyavuyemo mu bantu, abantu babona ko ari icyo kibyimba kivuyemo, ariko kuko wari umwijima w'ihene twari twashatse. Abaraho rero bumvise ko ibitangaza byakoretse, amateleviziyo araza, twagiraga icyo bita healing service cyangwa se amateraniro yo kubohoka cyangwa amateraniro yo gukurwaho imikushi no gukiza indwara. Icyo kintu rero kimaze gusohoka, abantu bagize ngo ni koko ni fibroide dukijije, Imana ikijije idukoresheje. Nyamara bwari ubuhanuzi bupfuye, nta nubwo ari n'Imana yari ibikoze, ahubwo nitwe twari tubikoze. Nyaboneka ibintu biraharaye. Twaramuhamagaye ubwe ati uri umumama w'abana 4, Imana hari imbwiye ko ufite uburwayi budakira, the chronic diseases. Iyo ndwara Imana imbwiye igiye kuyikiza. Mbese twagiye dukora ibintu byinshi bibi, harimo ubupfumu, harimo ibintu by'ibitangaza biri fake twahimbye. Ati na n'iyi saha iyo mbyibutse numva ngize agahinda kenshi. Reba mu materaniro twiyewe twazanaga ibyo twapanze, tugasaba abantu nabo bose nabo bandi iyo yabaga amaze gukira kubaza tugasengera hamwe ko ari Imana imukijije. Twabaga dufite n'abadamu benshi aribo ba influencers bacu, aribo benshi cyane baba protocole n'abandi. Ariko iki kintu muzana gikurikirane murebe, kubera ki abadamu benshi aribo bakunze gukoreshwa cyane cyane mu nsengero z'ibitangaza nk'izi. Nyamara abadamu bafashwa vuba cyane, ariko bakwiye nabo gusubira inyuma bakagenzura. Tubibutse ko fibroide ntabwo ari indwara umuntu yasenga ngo akanya ngo ibintu ngo bivuyemo ngo birahubutse. Kenshi ibyo baba bapanze. Ibi binyibukije undi muntu nawe wigeze apanga ngo arazura umuntu, arangije uwo yapanze nawe ko aramuzura ntiyamwishyura, aza ku expose kuvuga ukuntu yabeshye agatuma ajya mu isanduku agaragaza ko yapfuye, nyamara kugira ngo bambemere ko pasiteri akoreshwa ibitangaza. Nyaboneka mureke dukurikire Yesu. Kurikira ahantu urebe uyu muntu iyo bamukuye iriya ruguru, urebe iyo bamukuye, urebe urabona aba ni abantu baba bapanzwe
hari ukuntu baba babipanze cyane rwose. Aravuga ati mu materaniro twapanze n'abasore baraza, reba uyu ukuntu yigaragura, reba urabona n'ibintu yapanze, reba nawe aragiye ngo n'inzoka, reba n'ibintu baba mana dayimoni ndakwirukanye vamo. nyaboneka bantu muri Kenya ibintu mubona ko biba byoroshye. Reka tureke kuvuga Kenya gusa, tuvuga Afurika, ariko nabonye n'inaha iwacu naho biri kugerayo. Ariko nyaboneka dukwiye kuba maso. Reba ibyo ngo nibyo bivuye muri we ngo kandi bikwiye gutwikwa. Nyaboneka ibi bintu dukwiye kubisengera, tugasaba umwuka wera akajya aduhishurira. Aha ruratanga urugero ngo twajyaga ahantu bita Rangata, aho bashyingura mu mva zaho, tukareba tukaba tuzi ahantu imva turi bucukure neza, tugakuramo ibice by'umubiri w'umuntu wapfuye tuzajya gukoresha muri ubwo bupfumu bwacu. Ngaho ndebera ngo twamaraga kubikuramo tukajya kubikoresha. Urumva ni ukuvuga ngo cyane cyane imitwe ati niyo bafataga. Ni ukuvuga ngo aha haba harimo icya mbere, harimo ubupfumu, imbaraga mbi z'umwijima ariko zibeshya ko zitwikiriye imbaraga z'Imana. Icyo wamenya nyine kuri abo baprofete cyangwa kuri abo bahanuzi ni uko hari ibintu bibiri bakoresha. Icya mbere hari imbaraga z'umwijima n'imbaraga zo kubeshya. Ibintu baba bapanze neza bakishyura amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibi baraza rimwe ibi bice utwarazaga tukabikoresha kugira ngo tubone amafaranga. Noneho iyo ibitangaza byabaga bikozwe hazaga abashyitsi benshi bakaza mu itorero baje gushaka ibyo bitangaza, bigatuma amafaranga yiyongera mu itorero ndetse no ku mateleviziyo twabicishaho abantu bakabona rwose turi abanyabitangaza bikomeye. Ati murabyibuka ko twacaga kuri UTV n'ahandi, ati twari dufiteho porogaramu twacishaga ibiganiro byacu duhamagarira abantu kuza kurikira ibitangaza, ariko ntabwo byabaga ari iby'umwuka koko. Ni ukuri nyaboneka bantu dukurikira ubuhanuzi, bantu dukurikira ibitangaza. Ibi bintu byo kudusikaminga bimaze kuba byinshi, ibintu byo kutubeshya bimaze kuba byinshi, kandi cyane cyane aho iwacu muri Afurika. Aha araduha urugero, aravuga ati twari turi mu rusengero ahantu, ati tuzana none kubeshya ko ari igitangaza agiye gukoreka, ko hari misiyo ikomeye cyane Imana iduhaye. Abantu baratwumeye kandi baratwumva, nyamara burya benshi ko tuba turi muri izo nsengero turi abaprofete, ati tuba turi abakrimino babi cyane, tuba turi abanyabyaha babi cyane 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 cyane. Ati aha twahimbye ko hari umuntu w'umunyabyaha waje mu rusengero, nyamara twafashe bya bice by'umubiri twabimushyizemo, twabishyize ahantu kugira ngo tugaragaze ko Imana iduhaye mu bubasha bwo gufata uwo munyabyaha, nyamara na polisi zarananiye kumufata. Niko byagenze rero, twaraje ariko haba hari ahantu turigomba, hari umukiriya wacu twapanze nawe twahaye amafaranga. Kandi twewe ibyo byose iyo byo bibaye, hari n'ukuntu twabaga tuvugisha n'ubuyobozi. Kandi iyo ibyo byabaga byatumaga amaturo n'abamembers, church members baza ari benshi. Mu mbabarire kenshi na kenshi ibintu impamvu benshi babikora ni ubukire baba bashaka, ni ubukire. Kandi natwe hano iwacu urabona ko byatangiye kuhagera abantu, urabona abantu benshi baraba abaprofete, abandi baraba abapastor, ugasanga rimwe na rimwe baratubwira ngo Imana yabuje kugira ibyo bakora, ngo Imana yagize ute kugira ngo babe mu bintu byo kwiba. Umuntu murakubitana mu gitondo, ejo akumva ngo ni profete, ngo arimo arakiza indwara, kandi abantu bacunga uzasanga adashobora kujya kwa muganga, aho abarwayi baryamye ari benshi ngo agende abasengere bakire. Reka mbisabire
mbabwira ikintu kimwe, nimubona umuntu usengera abantu bagakira muzamubwire aze tujyane, atujyane mu bitaro, atujye mu ndembe azisengere zikire, kuko iki cyonyine kiraduhishurira ko hari ubuhanuzi bw'ibinyoma bubaho ku bantu rimwe na rimwe bakabeshya ko ari Imana ibikoze. Reka mbareke turangirize kuri iki gice, ariko wenda tuzakurizaho ikindi gice, cyangwa se nanone dukomeze butoya hirya buto. Hari abambwiye ngo yango reka dukomeze yego, mukurikire neza cyane ibintu uyu muntu akomeza avuga. Aravuga ati hari umudamu nanone twapanze nawe, dupanga ko ari buze mu materaniro akagaragaza ko atanze imodoka. Immediately our mercenaries began to follow the lady, and they knew where the lady was living, and they did their investigation. They knew there was ni no byoroshye. CCTV cameras. Nyuma yo kuba ikiganiro cye, nyaboneka reka tugarukira aha igice cya kabiri nakagaruka. Gusa mukore share, subscribe na comment, kandi amahoro y'Imana babeho.